mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Ku gicamunsi cy'uyu munsi nibwo byaje kumenyekana ko uyu mumotari Bikorimana Jean Paul yaje gufatwa yishe umugenzi we yari atwaye kuri moto amuziza ibiceri 700 bari bumvikanye. Uwera Brigitte nawe yari ahatubereye n'ikinyamakuru cya Kaduha TV ndetse yanagerageje kubaza bamwe mu bamotari bari bahari na Bikorimana Jean Paul atamwibagiwe. Mwiriwe neza mota. Mwiriwe neza. Ese ko hari ikibazo cy'abamotari murimo kugenda mwica abagenzi mutwara urabivugaho iki? Ikintu mbivugaho ntago byari bimenyerewe ko abamotari aribo bica abagenzi, ahubwo abagenzi nibo bicaga abamotari, bitewe haryo bamutwaraga isaha ya nijoro akaba yagutema yagutera icyuma ntumenye nyine ibyo ari byo cyaka kugambanira bakagukura kuri moto bakakwica cyangwa bakagira ukundi babigenza. Ese ntibiri buze kubaviramo ingaruka zo kura abagenzi bakajya bitegera imodoka dore ko ari nayo ihendutse kuruta moto? Oya, kubura abagenzi bwo ntago twabura abagenzi. Moto nicyo kintu kitajya gifatwa muri ambutiyaje cyane, igerageza ikicomeka nyine ntago ihera ku murongo w'inyuma, igerageza ikicomeka ikagera ku murongo w'imbere, niyo mpamvu abantu benshi bazikunda. Hari umuntu umvisha ko abamotari musigaye mutaha saa 12 byaba ari byo? Saa 12 niyo gahunda, kuko iyo uzirengeje akenshi uba ufite amahirwe 90% kuko bari bugutangire mu nzira bakakwaka moto. Ese nkamwe abamotari nizihe mbogamizi muhurira nazo mu kazi kanyu? Imbogamizi zo zirahari nyinshi. Hari igihe utwara umuntu nka gutyo nyine nk'ibyo ngibyo yabura yo kwishyura, ukavuga ati se nimukubita leta ikamfata. Hari igihe ava kuri moto ntayo kwishyura afite ukabona arirukanse ukavuga ati se namwirukankaho. Nyine imbogamizi zo zirahari nyinshi cyane. None se mota kumbwiye ko mutaha saa 12 aho nibyo bibateza ibihombo dore ko na essence yuriye? Ibihombo byo ntago byabura. Niyo tugerageje kurenza saa 12 izo saa ntago naheka umugabo, mpeka umumama umukobwa. Icyo gihe kubera nanjye mba n'umusore we ntago yangirira nabi, kereka nyine nawe akugambaniye. Ariko 80% iyo uhetse umugabo uba ugenda ufite ubwoba uzi ko ari bukugirire nabi. None se ko mbona iyi mihanda yanyu ari imihanda y'ibitaka, nk'ubu umuntu yavuye ku rugendo rwa kure bwamwire urabona na ikinyabiziga cy'imodoka cyahaca, bigenda bite ubwo akuraho umugenzi iyo bwije? Nyine iyo bwije kugira ngo nawe abashe kwihuta, ubwo aremera agatanga menshi, umumotari agafata risike, ariko nawe nagahita agenda wenyine, ahita abwira abahungu b'inshuti ze akababwira ati ngiye aha n'aha wenda muze tujyane. Niba uri umugenzi umwe mukicara kuri moto muri babiri kugira ngo mutaza kumugirira nabi ari wenyine. None se kumbwiye ngo ngo umumotari araza akamutwara ko mwatashye saa 12 urugero yahageze saa 1 acyurwa nande? Kumbwiye ngo hari umumotari umutwara abamukuye he? Abafite nimero ze? Aho ngaho iyo nta nomero ufite, mbega nta kuntu hafi aho wamubona, uracumbika ukarara cyangwa ugategereza hano haba n'amakabuzi, ugatega kabuzi ugataha. None se kumbwiye ngo iyo ugiye kureba umugenzi ureba umugenzi wawe mukajyana uratendeka, ibyo bintu biremewe hano? Ntago byemewe nyine. Ubwo iyo wiyemeje gutwara uwo mugenzi ufata na risike kubw'ibyakubaho nyine, na leta iyo muhuye ugira ukuntu widefanda nyine. Nabo barabizi icyo kibazo ko gihari cyo gutemwa kw'abamotari, icyo kibazo kirasanzwe. Nibo babemerera kuba mwatendeka? Oya, ntago babyemera. Nyine ufashwe ni ya risike nyine uremera ukajya mu bihano, ariko imihanda yacu nyine ntago baba barimo cyane birenze, mbega nta biba birenze. Yiriwe mota. Yego. Se ikibazo cyabere hano wowe nk'umumotari urakivugaho iki? Rwose iki kibazo cyadutunguye. Abantu umumotari yisha umuntu, ariko ubundi abagenzi nibo bicaga abantu abamotari. Hanyuma se mota ko mbona ukiri umwana, kubera iki waje mu kimotari? Ndabona urakije mukiri mutoya. Jewe ntabwo ndi umwana, usibye ko nariye neza, toto riragaragara. Hanyuma se iki kibazo cyabaye byaba bisanzwe bimenyerewe cyangwa se uwo muntu urafitanye bifu akaba ari impamvu yaba yamwishe? Oya rwose uwo muntu nta nubwo amuzi, ahubwo ubwo sinzi uko byagenze.
hanyuma se nk'amwe abamotari murumva nyuma y'iki kibazo kimaze kuba ingamba zanyu ari izihe, cyo gukora ari igiki? nkatwe abamotari ubwo nyine niba hari ukuntu utwara umuntu ubundi mukagenda mwagera aho mugera ubundi yava kuri moto agahita yiruka akagusiga, rero ubwo niba yamufashe akagira bagashamirana akaba arapfuye simbizi. Ubwo se bitewe n'ikibazo kirimo kugenda kiba ku bamotari, murabona ikimotari muzakigumamo cyangwa muzakivamo mushaka ibindi bintu mukora? Ubundi ikimotari ni nko kubura uko nkora, ubundi ngiye gushaka perime y'imodoka njye nitwarira imodoka. Ubundi se kukiri umwana ubu waba ufite ibyangombwa byo gutwara iyo moto? Njye ntago ndi umwana, nuko nariye neza nkaba mfite itoto ukaba uri kumbona ndi umwana. Hanyuma se nuramuka ugiye mu gishoferi nabyo bijya bibamo risike nyinshi, biramutse bibayeho ugahura n'izo mbogamizi nk'izo wahuriraga mu kimotari, byagenda bite? Ariko nyine shoferi utwara imodoka aba afite komvayeri niwe wishyuza. Birashoboka ko watwara imodoka zitari iz'abagenzi ugatwara nk'aya makamyo, hanyuma byagenda bite usanzemo ikibazo nk'icyo? Wareka akazi cyangwa wabaho mu buhe buzima? Njyewe akazi nagakomeza, ahubwo imbogamizi zazamo ubwo nazirengera. Ese ubundi imbogamizi ubona ziri mu kimotari ubona ziterwa n'iki? Ubona hakorwa iki? Ubundi kereka ukuremesheje nk'inama ukabwira abantu nyine batega amamoto cyangwa se n'ibindi binyabiziga bakajya bishura mbere. Hanyuma se aramutse akwishyuye mbere, erega n'umugenzi nawe agira impungenge, ashobora kukwishyura mbere akagira impungenge z'uko utari bumugeze aho mwavuganye. Ubwo se yaba yicaye kuri moto nkanga kumugeza aho tutavuganye? Birashoboka ko yakwishyura mbere, erega n'umugenzi agomba kugira impungenge, nk'uko uvuga uti nanjye mfite impungenge z'uko namutwara akanyica, nawe yagira impungenge. Wigeze ubona wese umuntu wishyura mbere y'ikintu atarakibona? Ubwo rero nyine ni ukugira umuntu kwishyura mbere ntabwo ari byo, ahubwo ni ukugira akagira nyine bakajya bishyura neza, kuko hari igihe umugeze ahantu yavaho ukagira ngo agiye kukwishyura agahita yiruka. Mwiriwe mota. Mwiriwe neza. Ese nawe uri mu gatebo ka bagenzi bawe b'abamotari barimo kugenda bica abagenzi batwaye? Kwica abantu ntabwo ari byo, ntabwo tubishyigikiye. Ese kari umumotari mugenzi wawe twabwirwa n'iki ko nawe mwaba mutafatanyije, cyangwa se nawe waba udakora bimwe nk'ibyo bakora? Ntabwo mbikora, keretse ndamukoze ubugenzuzi ariko ndumva ntari mu gatebo kamwe nabo. Ese byaba biterwa n'iki kugira ngo abamotari mwica abagenzi mutwara? Ntabwo ari bose babica, ariko yenda nkeka ko ari no kubabishyira, ntabwo mbizi neza. Ese byibura nta bamotari bagenzi bawe mwaba mwaganiye ngo wumve icyaba cyateye uwo muntu kuba yamwica? Ntabwo naganiriye nabo, ariko nyine urumva yenda biterwa n'impamvu runaka. Ese wowe nko ku ruhande rwawe wumva ari nk'iki umugenzi yakora cyatuma umugirira nabi? Icyo yakora cyose ntabwo kizima ari ukwihorera. Niyo yakugirira nabi ndumva ntabwo kwica ari ngombwa mu buzima. Hanyuma se wowe nk'umumotari ni izihe nama cyangwa se inyunganizi waha abagenzi bawe muhuje ako kazi bakora nk'ibyo yakoze? Ni ukuvuga ngo kwica umuntu bakoze amakosa ntabwo ari byo, ahubwo icyiza ni ugukora neza, kuko urumva ubishe bashize se wazatwara iki? Urumva wahita uhomba ugataha, ntabwo ari byiza. Bajye bitonda kandi bakore akazi kabo ko gateganwa neza. Hanyuma se urabona kwica hano muri uyu mudugudu wanyu byari bisanzwe biba cyangwa n'ubwa mbere bibaye? Nkeka ko ari risike runaka ariko ntabwo bisanzwe biba, ni n'ubwa mbere ngira ngo ntabwo njya mbyumva mu buzima busanzwe. Hanyuma se ubwo wowe nk'umumotari wumva aka kazi uri bugakomeze cyangwa se nawe urafatanya n'abo bagenzi bawe? Oya, ntabwo bafatanya n'abagizi ba nabi, gusa ngomba gukora akazi kanjye nk'uko bikorwa nk'uko biteganyijwe. Ntabwo umugenzi wawe yakora kibi ngo umushyigikire ngo ukorane nawe. Hanyuma se nko mu gihe ibyo bintu byabayeho cyangwa se nk'uwakoze icyo cyaha aramutse ageze nk'imbere yawe nk'ari umumotari mugenzi wawe, niyihe nama wamugira? Namugira inama yo gukora akazi ashinzwe, ntabwo ashinzwe kwica abantu. ndetse yanaganiriye na Bikorimana Jean Paul. Amakuru mota? Amakuru urebye ntabwo ari meza. Ese koko uriya muntu ni we wamwishe? Yego ni njyewe. Wamugonze se cyangwa wari umuhetse ugeze ahantu mu ishyamba uraparika uramwica? Oya, ntabwo namugonze kandi nta nubwo nageze ahantu mu ishyamba ngo mparike mbe namugirira nabi, ahubwo we yaje twumvikana igiciro, twumvikana ibiceri 700, ambwira ko ndamuvana hariya kuri arete mugeza muri uyu mudugudu
noneho bamugejeje aho kugira ngo akuremo ibiceri twavuganye nyishure, ava kuri moto ariruka. Noneho avuye kuri moto yirutse, nanjye mwirukankaho mufashe, ashaka kunaniza cyane, noneho ndamusunika, niba yakubise umutwe ku giti, niba ari ku ibuye, nanjye ntabwo mbizi, mbona ashizemo umwuka. ese koko ibiceri 700 nibyo byatumye wica umuntu? Nk'uko nabikubwiye, ntabwo iyo ariyo mpamvu nyamukuru yatumye mwica, ahubwo we amasezerano yari yamaye ntabwo yayubahirije. Njyewe namwishyuzaga arirukanka, kwa kundi muba mufitanye amakimbirane nyine ugasunika umuntu akagwa nko ku giti, mbega muri make byabaye nk'impanuka. None se nyuma y'ibyakubayeho cyangwa y'impanuka zakubayeho urimo wica umuntu, ni iki watangariza cyangwa se wabwira abamotari bagenzi bawe? Njyewe ikintu nabwira abamotari bagenzi banjye ni ukwitwararika, kuko urabona muri ibi bihe turimo abamotari basigaye bahura na risike nyinshi. Hari igihe utwaye umuntu murumvikanye, nk'uko nanjye nari numvikanye nawe, umugirije ahantu yari agiye, aho kugira ngo akwishyure ukabona aringiye mu karongozi, kandi ibyo mu by'ukuri ntabwo ari ibintu muba mwavuganye, ugasanga amafaranga urayahombye, cyangwa se rimwe na rimwe na kasike akayitwara. Izo ni imbogamizi nyinshi tugenda duhura nazo mu kazi, ariko ntabwo byari ngombwa ko nicura muntu rwose, ni ibintu byawe bitunguye n'impanuka. None se mota, mbere y'uko winjira mu kazi hari ikintu cy'ikiyobyabwenge waba wakoresheje? Usibye n'ikiyobyabwenge, njyewe n'ubusanzwe nta hantu ubwo njyamo inzoga, kandi niyo naba nzinywa ntabwo wajya kuri moto wanyweye inzoga. Usibye n'ibyo rwose nta n'amazi nari nagashize nta kintu cyari cyakagiye mu nda. Hanyuma se umara gukora ayo mabara cyangwa se ayo mahano, waba wagiye kuri polisi kwirega? Kuri polisi ntabwo nagiyeyo, ariko nabashije kubahamagara mbabwira ikibazo cyabaye, mbasobanurira uko bimeze. Muri make nyine nubwo natagezeyo, ariko nko mu minota mike hari igihe baba bageze hano, kuko nabibamenyesheje. Hanyuma se mbere y'uko wica uwo muntu hari undi waba warisheho cyangwa ni ubwa mbere? Oya, ni ubwa mbere bibaye rwose, ndarahira n'imbere y'Imana. Njyewe mu busanzwe ndi umurokore, n'ibyo ni ibintu byangwiririye, ntabwo ari ibintu nari nagambiriye gukora. Hanyuma se waba uzi uwo muntu waba wishe mwe musanzwe mufitanye bifu, cyangwa ni umugenzi musanzwe muziranye, cyangwa nubwo wari umubonye bwa mbere? Oya, urabona nyine abamotari dutwara abantu benshi batandukanye, hari ubwo utwara umuntu uzi, hari ubwo utwara umuntu utazi, rimwe na rimwe n'igihe muhurira mu muhanda yigenderaga, wanacagaho gutya warimo agenda utya mukabisikana, ariko kubera akazi urimo bikaba ngombwa ko ukata ugasubira inyuma. Uwo muntu ntabwo nari muzi, ni umugenzi nk'undi wese, kuko iyo mba muzi ntabwo nari kujya kumwishyuza, nari no kuzamusanga bakanyishyura. Ariko ubundi twari dusanzwe tumenyereye ko abagenzi aribo bica abamotari, ariko njye byantunguye kumva ko abamotari namwe mugeze ku rwego rwo kwica abagenzi mutwara. Ubu se ntibizabaviramo kubura n'akazi, dore ko mwanditse amateka mabi? Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo abamotari tugabwe twica abantu. Nk'uko wari ubivuze, abamotari twari dukunze kujya twicwa cyane, ndetse n'amamoto tukaba twayamburwa, ariko nk'uko nabikubwiye mbere, njyewe uriya muntu ntabwo navuga ngo namwishe mbishaka. Ni ibintu byahuriranye, mbega muri make ni nk'ibintu byangwiririye, ntabwo ari ibintu nari napanze gukora rwose, muri gahunda y'umunsi yanjye nta byari birimo. None se mota, urambwira ko ibiceri 700 byatumye wica umuntu, ubwo iyo uyareka ntihari gukorera n'andi, cyangwa se ukanakora n'andi mu gitondo bukeye bwaho, utagombye kwica umuntu koko? Buriya wewe nubwo wabitinzeho ngo ibiceri 700, niyo byaba ibihumbi 100 ntabwo byatuma wica umuntu. Ahubwo hari igihe umuntu wenda akubwira nabi, wenda bitewe na kamere wabyukanye cyangwa se n'uburyo wari wimereye, bigatuma uvangirwa mu mutwe, ukumva ni nk'agasuzuguro. Kuba wari utwaye umuntu mwumvikanye, umugirije yawe yagombaga kujya aho kugira kwishyure, agashaka kwirukanka. Mbega muri make hari ibyo waraye utekereza, cyangwa hari abo mwagiranye bifu bitura umugenzi wari utwaye? Oya, nkubwije ukuri, ni n'amafaranga ya mbere nari mbonye. Ni amafaranga ya mbere nari mbonye, usibye wenda ko nahuye n'imyaku, nta n'undi muntu twari twigeze dutongana, usibye nyine wenda gutyo byagenze, umuntu akirukanka nkamwirukankaho, nanjye ntabwo nari nagambiriye kumukubita. Numvaga namubwira ati mpereza amafaranga yanjye, ahubwo mbimubwiye numva ashatse kumbwira nabi, noneho musunitse nibwo yaguye ku giti, niba no ku giti ntabwo mbyibuka neza, mbona ashizemo umwuka. Hanyuma se ahantu mwari muri nta bamotari bagenzi bari bahari, cyangwa abashinzwe umutekano wari kwitabaza bitagombeye kujya kumwirukankaho? Ni ukuvuga ngo aho twavuye, aho twaturutse abantu bari bahari, ariko aho nari mujyanye ni abantu bari bahari. Nawe nyine yarebye ahantu hatari abantu abarahagarika, kuko yari ameze nk'aho afite gahunda yo kwanga kunyishyura. Ni abandi bantu bari bahari. Mota, ndagushimiye ku kiganiro cyiza wampaye, ugira umunsi mwiza n'akazi keza, kandi ukomeze kwihangana.
nta kibazo. Yari Emmanuel Nzabonimana n'Uwera Brigitte mu karere ka Nyagatare.